Yes, bakunzi ba Igret TV turabasuhuje aho muherereye hose mu mpande enye zigize igihugu cy'u Rwanda ndetse n'umujyi wa Kigali, tutibagiwe kandi namwe aba diaspora mudukurikirana umunsi ku munsi. Aha ni kuri Igret TV show, tubifurije kugira ibihe byiza. Uyu munsi rero dufite umutumirwa wacu musanzwe mumenyereye muri showbiz nyarwanda, ngira ngo dutangire atwibwira murushaho kumumenya kugira ngo tuze kuganira tuziranye. Tugwaye ikaze. Murakoze cyane, nitwa Diane Murungi, nkaba ntuye muri Gisozi. Utuye muri Gisozi. Dia, wenda abantu bakubonye ubwa mbere hano, Diane ni mu ntoki Mu bijyanye n'iki? mu buzima bwawe nyine muri showbiz. Mu buzima bwanjye nyine ndi wa muntu ukunda Ni iki wamenyekanye muri showbiz kugira ngo abantu bakumenye, bamenye izina Diane ni igiki? namenyekanyeho ku nkuru ya Theogene Inzabuki. Byari byagenze bite? Byari byagenze bite? Ninjye wavuze ko twabyaranye. Ni wavuze ko mwabyaranye. Byari byo cyangwa se ntago byari byo, wagira nyine winjire muri systeme yo muri showbiz? Oya, ibyo ni ibanga ryanjye na famiye yanjye n'iyabo. Ego. Okay, uyu munsi rero tuguhaye ikaze hano kuri Igret, turagira ngo tuze kuba tuganira bimwe mu birimo bivugwa ndetse n'ibyavuzwe kugira ngo uze kuduha amakuru wawe ufite. Wenda tukiri aho ngaho, ni iki cyaguteye kwinjira muri showbiz nyarwanda? Cyane uko mbikunda, ndabikunda cyane. Nuko ubikunda? Ndabikunda. Urabikunda? Okay, ni iki cyatumye nyine ubikunda? Wenda nkufashe kuza kugera ku gisubizo. Hari umuntu bibamo kubera ko arimwe apagasiriza, hari n'ubibamo kubera ko abikunda nyine, wakunda kuba afite amakuru yo muri showbiz. Wowe ni iyihe mpamvu nyirizina? Nanjye nkunda kubera ko nkunda gukurikira social media, nkunda akenshi umwanya wanjye mba ndi kureba ibintu byabaye byinshi cyane, mba nabirebye. Niyo mpamvu rero nanjye nyikunda, nkunda kubikora. Okay, wenda kuba uvuga ko ubikunda, ufite icyatumye ubikunda. Ninde cyangwa niki cyitegererezo cyawe cyatumye uvuga ati wow, kubera ibi bintu nanjye ngomba kuba muri showbiz cyangwa se muri iyi mihanda? Bizwi ko abantu bayibamo bari abantu bakasamutwe ubwo nyine nawe wahisemo kuba kasamutwe. Ni iki cyatumye nyine ufata uwo mwanzuro wo kuvuga ati naye ngiye kuba muri showbiz? Nakubwiye ko nkunda gukurikirana ibintu byo kuri social media. Nkunda kubikurikirana, nkakunda kubireba, nanjye nkumva mbese hari icyo nabivugaho. Yego. Okay, kuva wajya muri showbiz ni ikihe nuhe mumaro yakugiriye ku buzima bwawe? Nakuyeho inshuti nyinshi cyane. Mfite inshuti, mfite abantu bo hanze banyikundira. Niyo mpamvu nkunda kwijyaho. Abantu bo hanze ubwo ruvuga aba diaspora? Aba diaspora turabasuhuje cyane, wenda n'abadukurikiranye batwumva. Abantu bose baba muri social media kenshi usanga aba diaspora bakunda kubafasha. Nyine turabasuhuje niba nawe bagufasha. So reka twinjire noneho mu mwandiko nyirizina. Ejo bundi hasohotse ikiganiro urimo uvuga ku rupfu rwa Gogo. Wenda ntago ndaza kuvugira ku wapfuye nk'uko abandi babivuga, nta nubwo twize dukora ikiganiro kimwerekeyeho. Imana ikomeze mutuza heza. Wenda nk'umuntu uba muri iyi mihanda, ni iki wabonye kitari gikwiye kuba cyaravuzwe cyangwa se cyarakozwe mu rupfu rwa nyakwigendera? Duha ubwino bwose kuko ndabizi ko amakuru yose uyafite. Cyane nanenze abanyamakuru bamwe na bamwe bagiye basohora inkuru zivuga kuri Gogo kandi harimo n'ibyo babeshya. Hari ibintu bagiye bavuga byinshi. Wabonye ibyabereye Kacyiru, imirwano yabereye Kacyiru, bitewe mbese n'abanyamakuru bamwe na bamwe. Yego. Mbese ntago ngewe nishimiye abanyamakuru bagiye bakora inkuru. Noneho hari uwakoze inkuru avuga ngo Gogo ngo yaryamanaga ngo na Bikemu. Sibyo? Mbese abanyamakuru hari igihe bavuga inkuru
bakanakabya sibyo ugasanga umunyamakuru agiye kuvuga inkuru ntazizi ahubwo ashatse guharabika umuntu ashatse guharabika umuntu ngo umuntu abonye yuko umuntu yapfuye ngo buriya ngo bikemo ngo yasambanaga ngo nagogo ibyo byo wenda tunabanenge nubwo utabavuze nta nubwo ari ngombwa ko bavugaho ariko nyine ngendagira ngo unyihera ishusho kuko amakuru yose urayafite kuko barabizi abo ngabo babikoze bariyizi bamwe b'abanyamakuru nyine bakunda kuvuga ibintu biterekeye okay no wenda duhere ku munsi wa mbere batangaza ko yavuye mu mubiri ari Uganda byavuzwe ko ngo management yiwe yahamagaye igasaba ko bakohereza amafaranga yo kuba bakishyura muri morgue yo kuba bazana umurambo mu Rwanda nyine wowe ni iki wabonye kitagenze neza haba kuri famille yiwe haba kuri management yiwe yangewe famille yiwe bwa mbere hari umunyamakuru wagiye kubakoresha inkuru nabiza abanyamakuru bahita bihutira ahantu nyine habaye ibyago baragenda bajya kubakoresha inkuru bo ubwabo bavuga ko ngo nta mafaranga bafite yo gufasha yo kugira ngo umurambo uze mu Rwanda bavuga ko nta mafaranga bafite ngo ba manager biwe ngo nago ngo na BKM ngo bafite ngo amafaranga ngo kuko ngo bagiye bakuraho ngo Gloria amafaranga ngo bazaza n'umurambo ngo bazabyisimamire akongera ngo abantu baje kubibona yuko nubwo banze kubafasha ngo umurambo uve Uganda barabyikoreye nibo babyikoreye ko bavuga ko habayeho support ya ambassade mu Bugande nyine yabayeho ariko nabo hari ibyo bakoze ese wenda nka famille yiwe urebye uburyo yaktinze cyangwa se n'uburyo yagaragaye biriya bintu wabishima ntabwo nabishima pe kuko cyane ko ngewe narindiyo numviye ibintu byinshi urumva uriya mwana gogo yari afite imitungo myinshi yari afite ibintu mbese yari afite n'amafaranga sibyo ariko muri ibyo bintu nta na kimwe bavuze ko yari afite ibyo bintu surabizi kandi nkubwira ko mbizi ngiye narindiyo naganiriye na bamwe muri famille sibyo za Gogo ubwo rero urumva ibintu byose twavuye twebwe twabimenye nyine wowe tubwire nk'abantu batari bahari kugira ngo babashe kumenya ibyari byihishe rero uriya mwana w'umukobwa ntago famille yigeze imukunda na gato sibyo ntago famille yigeze imukunda ngo bese baramutereranaga bakamuvuga ngo wowe ngiyo mukuru wawe apfa ngo wowe ngiyo upfa mukuru wawe agasigara ngo niwe muzima bese wasangaga ari umwana ngo baterekana babonaga abashyitsi ntibamwerekane ntibabe bumva bakwerekana Gloriosa bakamubwira ngo najye mu gikari bese Gloriosa nuko yabayeho mu buzima bwe sibyo yabayeho mu buzima bugoye bamwe barabitubwiye hariya hari abantu twagiye twazamukanye tujya kwirimbi batubwira mbese ukuntu Gloriosa bamwe bo muri quartier iwabo batubwira ukuntu Gloriosa bamwangaga atamwerekanaga iyo hazaga abashyitsi sibyo ariko abantu bakunda nyine umupfu wabonye ko babafashije banabahaye n'amafaranga kandi imbere hajyayo umunyamakuru bo bivugiye ko Gloriosa nta kintu yari afite ngo yari afite ngo ngemeri ngo zingahe ngo z'ibishyimbo ngo n'udufaranga ngo 100 ngo bara manager ngo yabahaye urumva kandi ikigaragara cyo Gloriosa yari afite imitungo yari afite n'imirima ngewe hari umuntu wananyerekeye ahantu afite imirima igera muri 3 ariko yose nyine imiryango yanze kubigaragaza yigaragaza yuko Gloriosa nta kintu yari afite ese niba wowe wari uriyo nyirizina uri ya famille ni famille yamureraga no umuryango we bwite bimeze bite ni ba nyirasenge bamureraga nibo bamureraga hari abandi bavandimwe se yaba yari afite nta numwe Gloriosa yari wenyine nta numwe yari afite nta wundi muvandimwe bavukana yaba ari kuri nyina na se ntawe yari afite yari wenyine mbese
yari wenyine. Tugaruke noneho kuri management yiwe, wenda niba warakurikiranye Gogo, ntekereza ko nta gihe kinini yari amaze ari muri social media, wenda yagaragaye n'ira management aho yamufatiye igitaramo tuzi cyakozwe uretse icyo muri Uganda, sinzi niba hari ikindi gitaramo cyaba cyarakozwe. Ese ibyo abanyamakuru bavuga ko wenda management yiwe hari amafaranga yaba yariririye ntinafashe famiye yiwe, ibyo byo urabivuga hiki? Kankubwire sibyo, uriya mwana w'umukobwa igihe yari amaze mu buhanzi bwe ntabwo ari kinini cyane, sibyo? Kandi wabonaga yuko no muri ayo mafaranga bamuhaga nubwo atari menshi ariko baramufashaga, sibyo? Wabonaga ko mbese Gloriose ari umuntu watangiye gusa neza, batangiye gufasha. None se ko yajyaga kuririmba ntago mwabonaga atambara neza? Yabaga yambaye neza, ntibamuguriraga imyenda. Abantu rero bajya bareka kuvuga amagambo atandukanye, sibyo? Kandi ntabwo uriya mukecuru yaravuze ngo bamuhaga ngo bamuhaye 100,000 twonyine ngo kuva ngo yajya mu buhanzi. Nese yagira ngo ubundi bamuha ngahe nimba ariyo yabonekaga? niyo yari ahari nyine. Se yaramazemo igihe kinini. Nose ubwo wari gufata Gloriose ukamugereranya n'abahanzi bamaze igihe kinini baririmba? Nyine ni kwakunda abantu babona umuntu yageze kuri kamera bagahita bati ubwo yagafashe yageze yagera. Akambona nicariye aha akavuga ati ngo nakize, ugasanga n'ibisambo biranteze ngo ndi umukire bya. Oya, wenda wowe iyo imihanda uyimazemo igihe byari byakubaho? Ntago birambaho, ariko rwose reka nkubwire, uriya muryango wa Gloriose navuyeyo nanabanze si ukukubeshya. Wabanze? None se hari ijambo wenda ndaza kumugarukaho Pastor Claude yavuze, avuga ngo gufata ngo transport ngo ukava hano Kaciro ukajya Fumbwe ngo ubwo nge essence wazayigaruriza muri views. Biriya byo wenda nk'abantu mwari muri yo mwabyumvise mugatekereza ko namwe mwafashe mu transport mukajyayo, mwabyakiriye mute? Ase Pastor Claude ubona yuzuye? Ntago yuzuye. Mbona tuzuye pe, nokuri. Nawe ibintu yavuze ntago ubona rwose. Nge mbona Pastor Claude afite ikibazo nawe. Wamugira inama se? Uriya se wamugira inama? We yaba siwe mukuru kuri ngewe, yaba atayigira? Ntago nawe ubwe yigira inama. Ntago yigira inama. Akwibaze nawe umuntu aje Kaciro, tutegereje ko tujya guherekeza Gloriose. Ese wari uriyo wari uhibereye? Nge nabyutse saa moya. Tubwira urwo rugendo noneho amakuru yose n'uburyo byagenze. Ngewe nabyutse saa moya za mu gitondo, kuko nge nari namaze kubyumva kuko nakurikiranye BKM ari kuvuga ukuntu bari bujye gufata umurambo Kaciro. Ngewe nabyutse saa moya ntega moto njyayo, maze kugerayo nasanzeyo nk'abanyamakuru nk'abatatu. Ubwo urumva bari bavuze ngo umurambo baraza kuwufata saa 2. Urumva nagezeyo kare. Ngezeyo nsanga hari abanyamakuru 3 bonyine. Hashize umwanya muto ya Claude nawe barahageze, Pastor Claude. Yego. Ubwo hari abandi bantu bari bagize ibyago, bari bapfushije umuntu wabo. Noneho ya modoka ya Corobinari iraza. Ya Corobiyari. Iraza iraparika hahandi nyine bakura imirambo. Iraparika. Claude nawe abateye kamera. Abashinze kamera hariya, abatangiye kuvuga ngo murabona ngo imodoka ngo Corobinari ije gutora umurambo wa Gogo. Abana b'abasore uwo muntu wari wapfuye baba babibonye ko yateye kamera kandi ari kwerekana imodoka itari yabo n'umurambo utari uwe. Yego. Baba babibonye bakoze iki? Bamaze kwinjiza umurambo imbere mu modoka. Baraza bagufatira Claude. Nge nayo mpagaze iruhande rwa Claude. Dutegereje nyine umurambo. Yego. Baraza bafata Claude, barangije baramufata umuhungu umwe amufata mu ikote, mu ishati, aramubwira ati ndashaka usiba ibyo bintu. Nta soni kufata umurambo wacu. Noneho ngewe nabonye bagiye kurwana kandi bari kurwanira ku bitaro. Ndavuga nti mubabarire, yari yibeshye yaragize ngo ni uwacu. Undi musore araza nawe ashaka kumukubita.
baba bafashe ya kamera ya Korode ibintu byose byari birimo barabisiba byose n'ibiganiro yari yafashe buke inyuma yaho byose barabisiba baramubwira ati ntuzongere umwe araza amucira mu maso umva Korode bari bamwicaye ariko ibyo bavuga ko bamukubise byo ntago ari byo ntago bamukubise umwe yaraje amufata mu mashingo ntiyamukubise noneho mugenzi we wundi nawe araza ariko byari hagati yo kurwana kuko urebye bari bafite umujinya mwinshi bashaka kumukubita noneho rero turakomakoma turababwira ati ntago yarabizi ko yarazi ko mbese umurambo ari uwacu nuko byagenze bya Korode. Hanyuma umuryango wa Gogo uraza umaze kuza nyine byo byagenze bitari bivuga ko baje Bikemu yashatse amabouncer niba wari uhari nyine dukeneye ishusho yo kumenya nyine ukuntu byagenze kuva gutangira kugera gusoza. Ya nari impari yego nyine Bikemu yaraje amaze kuza azana nyine na bouncer urumva Bikemu ntabwo yari kuza wenyine sibyo ntabwo yari kuza wenyine bitewe n'amakuru urumva yarari kuvugwa urumva ntabwo urumva Bikemu yari kuza wenyine mu byumve neza yashatse bouncer azana na bouncer ze kamera zitangira gucicikana zimu kamera abanyamakuru byabaye ngombwa kubera ibya Korode byari bimaze kuba bahita babafata bose barabasura hanze basohora hanze abanyamakuru bakameraga bari muri grillage z'ibitaro yego ubwo rero Korode nibwo yatumye nyine abandi babagira gute babahagarika biba ngombwa ko babisohora naho ubundi Bikemu impamvu yashatse bouncer no kubera ko nyine urumva nawe hari havuzwe byinshi havuzwe ibintu bitandukanye havuzwe inkuru n'iriya famiye ye bari babakoresheje ikiganiro ubona bafite umujinya udasanzwe rero niyo mpamvu yifashishije intuza bouncer Bikemu yaraje abanyamakuru barakamera batangira gukamera mbese umuyobozi w'ibitaro araza arabirukana ariko icyatumye abirukana ni ukubera ko iyo saga imaze kuba y'abanyamakuru kubera Korode. Yego noneho urugendo rwo kuva hariya Kaciro twerekeza Fumbwe bwo byagenze biti twagiye Fumbwe turagenda gushyingura tugenda neza rwose turagenda dushyingura Gogo wacu mbese abantu batekerezaga yuko abantu bari burwane ntawarwanye hari umubishop wahavugiye avuga ko Korode ngari ngo yamushinje kuba ngari we ngo wamutanzemo igitambo ese uriya mubishop we byari bikwiye kavuga ari amagambo uriya mubishop nyine ni kwa kundi umuntu agira umujinya yarabivuze nawe umuntu ntago yajya ku impamvu yabivuze mu bantu nanjye naje kubitekerezaho impamvu abivuze nuko Korode n'ubundi yari yabivugiye kuki kuri kamera abantu bose babibonye Korode yari yabivugiye kuri kamera abantu bose babibonye ubwo rero nicyo cyababaje uriya mupasiteri nawe ahita abivugira hariya n'ubundi yari yabivuze Korode yari yabyitangarije ubwe yabyivugiye niyo mpamvu rero n'uriya mugabo nawe yagize ni amarangamutima babyita ngo iki hano niba ari umujinya yahise abivugira hariya ati ni nka Korode wavuze ngo naroze Gogo. So reka ngushimire ntabwo nshaka ikiganiro tugitindamo cyane kuko nta bintu byinshi byo kuba umuntu yavuga ku muntu witahiye gusa icyo tukanashimira ndashimira cyane iriya timu yavuye Uganda na Bikemu na ba Bikemu bose ndabashimira baherekeje Gogo neza baramuherekeza byagenze neza pe twebwe uko twari twabanje kubibona kuri social media urumva iriya miryango y'inuba ivuga ibintu bitari sawa ariko ndashimira cyane Bikemu na manager wa Gororioza babyitwayemo neza pe hamwe n'abara timu yavuye Uganda wabonye ko bamuherekeje bakanaumva baramuherekeje bagera no kwirimbi bwira bariyo bavuyeyo nka saa moya baramuherekeza Gogo tumuherekeza neza
ndashimira iriya timu cyane yavuye Uganda cyane Burunoke ndamushimira Burunoke cyane ntabwo nshaka kudutinda muri iki kiganiro, reka dusoze tugushimire kuba waje kubana natwe ukaduha n'ayo makuru. Navuga ngo Imana iguhe umugisha kandi mukomeze mukomere. Aha ntabwo nashaka kuhatinda kuko ndabona udafite vibe. ikiganiro uragishoje Yego kandi nashaka